inkuru yitangira ku mezi 3 yonyine. Izina rye ntabwo yashatse kurivuga, gusa hari ibyo yifashishije muri ino episode ya mbere. Episode muzakomeza gukurikira uruhererekane rwayo paka kugeza ku kigero cy'imyaka agezeho ubu ngubu. Amazina yashatse kuvuga muri ino episode ya mbere kugeza no ku ya nyuma ni izina ntawamenya. Iri zina ushobora kuba turyandika ahantu kubera ko tuzaryifashisha kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri episode ya nyuma. Iyi ni episode izakurikirana uruhererekane rwayo. Ntabwo twababwira ngo tuzagira episode 20, 29, 100 cyangwa se n'izindi. Reka dutangirire mu biganiro. Ubundi uyu ni umusore wavutse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2002. Abenshi ntabwo bemeranya kuri iyo myaka, nawe ubwe ntabyemera. Abashidikanya bamubariza mu 1980, abandi 1998. Gusa byose ntabwo bifite gihamya yumvikana, cyane cyane ko nyirabyo nawe atabyemerera nk'uko babivuga kuri we. Dutangiye ku myaka y'itatu. Ku mezi 3 ntabwo twasobanura byinshi kubera ko nta kintu na kimwe yibuka, haba ku byabaye mbere cyangwa se ku byabaye nyuma y'ayo mezi 3. Gusa ku myaka ye 28, 30 cyangwa se n'abandi bavuga ko afite 46, abo bose bari mu kuri kuko nta kintu na kimwe gihamya ko bibeshya. Amateka yatangira 2003 aho yatangiye umwaka wa Gardienne. Yigaga mu mwaka wa Gardienne ya mbere, ubwo ni wo mwaka yaba arayize. Ntabwo ari umuhanga mu ishuri, yari afite amateka ahambaye kuva mu bwana bwe. Izuba ryarashe akivuka. Iryo zuba ryarasiye iburasirazuba nk'ibisanzwe, byari mu gitondo cya kare. Ubuhamya butangwa n'uwari uri kumwe na mama w'umubyara yavuze ko uwo mwana ari igitangaza, asanzwe ariko nanone adasanzwe, azabaho igihe kinini. Aratangaje, imyaka ye na n'ubu ngubu ishidikanywaho, kandi icyo gihe abaturanyi bari bahari barenze 1, 2, 3, 4, ariko nabo bishidikanyaho. Amateka ye reka tuyahera ahangaha. Ku myaka y'itatu byose arabyibuka. Uyu twahisemo kwifashisha izina twavuze haruguru, ntawamenya. Iri zina buri wese aze kurifata mu mutwe. Ntawamenya yakomeje urugendo rwe rw'imyaka 3, aho ngaho yatangiye Gardienne ya mbere, ari nawe yize agatangira umwaka wa mbere primaire. Nta muntu n'umwe uzi amashuri yize, cyokora abashidikanya cyangwa se abagenda bagoragoza amashuri bamutwerera bavuga yuko ari uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Abandi bakaba bavuga ko yaba ari uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu akagarukira mu wa 4, ndetse abandi bakavuga ko ari no mu wa 5 yagarukiye. Gusa iwe yivugira yuko ibyo byose atagira ikintu abivugaho. Kuri ayo mashuri yize abantu benshi bashidikanyaho. Ntabwo bizwi neza yuko niba yaravuye mu ishuri akarisubiramo cyangwa se akaba yarafashe imfashanyigisho yaba yaravanye ku ruhande. Gusa benshi babikeka ko yaba yarize nyuma yuko avuye mu ishuri. We nta kintu ajya abivugaho kubera ibitekerezo bye. Amagambo menshi yatangiye ari umuntu mutoya ariko none wishakisha. Ahera ku rubuga rwa Facebook nk'uko abitanga mu buhamya bye. Abitanga mu buhamya avuga gutya: nari umusore w'imyaka 18. Uwo munsi yatangiye kujya recording utuntu dutoya ashyira ku WhatsApp, ariko none akadusangiza kuri Facebook. Akajya akora interuro n'amagambo atangira asa nk'aho ari filime, kugeza n'ubwo yatangiye gufata ya magambo ndetse na za nkuru agenda aterateranya akabyazamo filime. Abantu benshi barayibuka. Iyo filime yayivuzeho mu mataha. Uyu musore twashatse kwita izina ntawamenya yaje gutangira urugendo rw'imyaka 3, nubwo twari tubirukanyijeho gatoya kugira ngo iyi filime yacu cyangwa se documentaire abantu bazayumva bazasobanukirwa akantu ku kandi.
imyaka 3 niyo tugiye gutangira. Ubwo yatangiye kurwana n'ubuzima bwo mu ishuri. Imyaka ye 4, 5, 6, 7 yari ari aho ngaho akigenda kwiga afite gold cyangwa se gourde. Icyo gihe yigaga mu mwaka nyine w'ibinyoni. Yayizemo igihe kinini cyane kugeza n'ubwo yatangiye umwaka wa mbere akagenda bikamugiraho ingaruka ku buryo bivuga ko ngo ari umuswa cyane, nawe akaba abyivugira. Amateka yatangira utyo. Yagiye yitwa amazina yombi abiri ariko ntibigeze bayemera, kugeza ubwo bamusabye guhindura izina kugira ngo bamwandike. Icyo gihe muri icyo kigo ntabwo yigeze haramba, uretse ko yaje kuhava akagenda akiga mu mwaka w'ikiburamwaka nanone. Ubwo uwo munsi ntabwo yigeze nanone yishima kugeza ubwo ngubwo baza kongera kujya kumutangiza muri rya shuri yahozemo, kubera ko avuga ko impamvu yari ataragira umutwe wo gufata ibintu barimo kumwigisha mu mwaka wa mbere kandi yari agikeneye kumva imfashanyigisho za Gardienne. Ni cya gihe umwana yatangiraga, ubwo abantu benshi b'icyo gihe bahita baza tujyane reka mbatembereze muri ibyo bihe. Haririmbwaga za Frere Jacques, gusaba uruhushya ari Please teacher can I go out. Ibyo ngibyo ntabwo twabitinzemo cyane kuko hahise habibura igifaransa, turiya duteruro ndetse na ziriya dialogue. Hari abantu benshi batazazibibagirwa, baba ari abasaza ndetse ari abamama, ntabwo bazigera bazibagirwa ndabarahiye. Izo dialogue abana baraziririmbaga cyane, mama j'aimerais à la tête n'ibindi byinshi cyane. Uyu munsi reka tuvuge mu mateka y'uwo musore cyangwa se umugabo cyangwa se n'umusaza, uko wamwita kose. Ntabwo buri kintu cyose wamwita, uretse yuko buri wese yahita abyumva gutyo, nta wafite umwanya ngo ajye kuvuguruza ayo magambo. Urugendo rw'imyaka 4, 5, 6, 7 ararwibuka neza cyane nk'urwabaye ejo. Nta wamenya, yarakomeje aragenda kukuza amashuri ye, ariko ntibyigeze bimuhira nk'uko twabigarutseho hambere. Ntabwo yigeze ahirwa n'ishuri habe na gato nk'uko abyivugira. Ati mu mwaka wa mbere ubwo yasibiyemo inshuro atabara, mu mwaka wa kabiri ho ngo yarirukanse cyane kubera ko ingibyo yize mu wa mbere byamufashije no kurenga mu wa kabiri, ariko none mu wa gatatu hageze aba ari umuhanga udasanzwe, aho yaharaniye kwiga Ikinyarwanda akakimira, ndetse abantu benshi bamuzi kuvuga Ikinyarwanda cyane. Yarakiza arakimira kubera ko yahoze aharanira kumenya Ikinyarwanda, kubera ko bamwe mu bantu benshi bashidikanyaga ko yaba ari umunyarwanda cyangwa se atari umunyarwanda. Gusa bizwi neza nuko ari umunyarwanda, irangamimerere ye yibeshyeho gatoya, ariko ibi byose avuga yuko igihe cyose azaba akiri ku isi azabivugurura, kandi imyaka ndetse n'igihe cye cya nyacyo bizagera ku byangombwa bye. Nta wamenya. Iyi ni inkuru ye kandi itangiriye aho ngaho. Episode ya mbere reka tubasogongeze ukuntu igiye kurangira, gusa ubutaha tuzaba tuvuga kuri nta wamenya urugendo rwe igihe yavuga mu ishuri. Ese byamugendekeye gute? Ese ubu ngubu ari mu biki? Ese ibi byose bimuvugwaho we abivugaho iki? Ikiganiro cyacu reka tugisozeze aha ngaha, ariko babwira ko inkuru ya nta wamenya izakomeza kuri episode ya 2, turebera hamwe amwe mu mateka ye, ndetse tuzanagira naho tuzamusanga uyu munsi. Ese ahugiye mu biki? Akora ibiki? Ese atekereza iki? Hanyuma ibi byose tuzabikusanya tubazanire muri iki kiganiro cyacu. Tuzafata episode nk'uko twabigarutseho bwa mbere, ntabwo ari 1 cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Reka dukomeze ikiganiro ho gatoya tubasogongeza ku mateka ya nta wamenya ku myaka ye 7. Imyaka ye 7 yarakomeje aragenda. Imyaka 3 yaramajije gusoza amashuri 3 nyine, uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Ubwo ntabwo twabaza imyaka yasibiye mu wa mbere nk'uko twabigarutseho bwa mbere. Mu myaka ye yaragezemo noneho yaratangiye kujya areba ikibi n'icyiza. Bivuga ko yari umuswa cyane, aho abandi bafataga note we yaragendaga agatanga amafaranga bakamwandikira note kugira ngo nibajya kumusaka cyangwa se bakamureba niba yarafashe note azerekana iby'abandi. Urwo rugendo rwose yarubayemo kugeza mu wa 4. Mu wa 4 ho yiyemerera neza ko yahize, ariko ntabwo bizwi neza ko yaharinze cyangwa se ngo akomeze abareho yiga. Nyuma yaho rero turakomereza urugendo rwe. Ubwo ni mu myaka 7
twatangiranye episode ya 2, mu myaka 7 se bizagenda gute? Ntawamenya. Turabasaba gukora subscribe, gusharinga ibiganiro byacu dukora, ndetse ni episode kwandika muri YouTube ijambo ntawamenya series, ndetse ukandika 0 1 2 3, maze ugashyiraho 1 niba ushaka episode ya mbere. Ubwo niba ushaka episode ya 2 uzandikamo 0 maze hanyuma ushyireho 2, uzaba ushaka episode ya 2 ariko wabanje ijambo ntawamenya, kubera ko aribyo tugiye kudutaginga. Ntawamenya isharinge buri muntu wese yumviye nkuya ntawamenya, nyamara nawe wasanga ari wowe ntawamenya.